Abakomeje gutega amatwi Kamukama TV Rwanda ndabashuhuje, muraho mumeze neza, nongeye nagarutse kugira ngo twongere tuganire, ndabizi mwari munkumbuye muri benshi kandi nanjye mba nkumbuye kubaganira namwe no kubasangiza ku bitekerezo byanjye. Uyu munsi ndagira ngo nganire n'abasore, ndashaka nganire na barumuna banjye, ndashaka nganire n'inshuti zanjye. Uyu munsi turaganira ku ki? Ndagira ngo mbaganirire ku mpamvu imwe kandi igikunda kurushya abasore cyane, bahora bibaza. Mfite umukobwa ndamukunda, turaganira, ariko iyo mwandikiye message ntabwo ajya asubiza. Ugahora wibaza kubera iki uyu mukobwa mwandikira message, waba umwandikiye text message isanzwe, waba umwandikiye kuri WhatsApp, ukamwandikira kuri Facebook, Instagram se, Twitter se, imbuga nkoranyambaga zose waba ukoresha, ariko ukandika ubutumwa. Wamara kubwandika ukamwoherereza, ukabibona ko yabusomye, yabubonye, ariko ntagusubize. Dore zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umukobwa atagusubiza ubutumwa wamwandikiye. Ndagira ngo tuganire ku mpamvu zigera kuri 11. Impamvu ya mbere, uyu mukobwa wandikiye ashobora kuba afite abandi bamukunda, bityo bose ntiyabasha kubandikira. Mumbabarire. Tekereza umukobwa afite abahungu bagera ku 10 cyangwa 5, bose bamwandikiye message kandi nyinshi. Mu by'ukuri ntabwo bose yabasha kubasubiza. Niyo mpamvu azahitamo bake muri bo cyangwa umwe muri bo akaba ari we asubiza, kubera ko ubutumwa yabonye ari bwinshi, bityo akabyihorera. Ukwiye rero kumenya impamvu. Ese impamvu atansubiza yaba ari uko afite undi asubiza? Ukabyibaza. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma atagusubiza, ntarasobanukirwa uko kwiyumvamo. Birashoboka ko aribwo mukimenyana, birashoboka ko aribwo mukiganira, birashoboka ko aribwo ukimwereka ko umwitayeho, muri we akaba atarumva uburyo akwiyumvamo. Ntabizi niba agukunda, ntabizi niba ataragukunda, mu by'ukuri aracyari mu gihirahiro, ntabwo azi icyo yakora, bityo agahitamo guceceka kugira ngo ejo atazisanga yabeshye amarangamutima ye. Impamvu ya gatatu ishobora kuba ibitera, ashobora kuba yarahuye n'amateka mabi mu rukundo, bityo akaba yirinda kongera gukunda kugira ngo ejo atazakomereka. Iyo wamaze kumenya ko iyo ariyo mpamvu, ugerageza kubitwaza gake gake kugeza ubwo umwibagiza ayo mateka, akamenya ko abantu bose batamugirira nabi cyangwa batazamugirira nabi, kandi akamenya ko abantu bose atari abahemu. Impamvu ya kane, inshuti za Kamukama TV Rwanda zishobora gutuma umukobwa umwandikira ntagusubize, ashobora kuba atagukunda. Ashobora kuba atagukunda, noneho yaba atagukunda akumva nta n'impamvu yo kugusubiza. Iyo wamaze kumenya icyaba kibitera ko ari iyo mpamvu, birumvikana ko ubivaho ugafata izawe nzira. Ikindi, ashobora kuba adakunda kwandika ariko agukunda. Hari abantu badakunda kwandika mu busanzwe, akumva yakwifata audio, akakohereza audio, akumva yavuga, ukamuhamagara akakwitaba, cyangwa nawe akaguhamagara, ugasanga ntabwo akunda ibintu byo kwandika. Nabyo bibaho. Ugasanga afite ubundi buryo bwo guhanahana amakuru bwa communication. Iwe akunda izindi nzira, apana kwandika. Nabyo birashoboka. Iyo wamaze kubimenya, urabyihanganira, mukajya muvugana, ariko kwandikirana ukabyihorera. Ikindi, ashobora kuba afite ubundi buryo bwa communication akunda cyane kurenza. Noneho kubera ko adakunda kwandika, afite ubundi buryo bwa communication, mwubahira ubwo ngubwo, wakira ubwo ngubwo, kandi ibintu bizagenda neza. Ikindi, biranashoboka ko afite ibintu bimuhugishije cyane, ari bize, afite akazi kenshi, akorera ahantu hatamuha umwanya wo kwandika, bityo kuba yafata agatelefone akabwira waramutse, umeze neza, wiriwe, umeze neza, bikumva bihagije, ariko kujya kwandika biratinda.
Indi mpamvu inatangaje, ashobora kuba ari umukino arimo gukina kugira ngo arebe ko wihangana, umukunda kandi ushobora kwihanganira utwo tuntu. Akaba ari imikino akina akavuga ati nanyandikira nzamusubiza ndebe ko ari burakare. Icyo gihe rero nawe niba hari utumenyetso tundi ubona ko ashobora kuba agukunda ariko akaba atagusubiza, genda gake gake urebe ko bizamuzamo. Ikindi abikorera kubera ko azi ko iyo umwandikiye aragusubiza, akavuga ati nta kibazo yewe buri gihe yanyandikiye ndamusubiza, ariko we nabe yafata iya mbere ngo yandike. Kubera iki? Kubera ko arabimenyereye, ni akantu wamumenyereje ko ari wowe uzinduka kare ukamwandikira waramutse akagusubiza waramutse neza, wiriwe neza. Ni ukuvuga ngo asa naho yamenyereye ko ari wowe ugomba kumwandikira yarangiza akagusubiza, noneho ukazategereza ko wowe yazafata iya mbere ngo yandike ukabiheba, ukamenya ko ari imiterere ye kandi ukayakira. Ikindi, afite ubwoba bwo kukwereka ko agutekereza. Abakobwa bagira icyo kintu, avuga ati nimwiyereka nkamubwira ko akabibona ko mwandikira kenshi, ndeba ate, arabyiyumvamo ate, agahita avuga ati ibyo bintu ndabiretse rwose ntabwo nzamwandikira, kugira ngo yirinde kukwereka ko ahora agutekereza mu bitekerezo. Abakobwa kenshi batekereza ko iyo yakweretse ko agutekereza cyane ari intege nkeya cyangwa ubiheraho ukamusuzugura, bityo akaguma akwiyima. Indi mpamvu ishobora kuba ihari kandi ihari cyane ndetse inakomeye, nta cyizere afite mu myandikire ye. Haba ari ururimi mukoresha, haba ari imyandikire, ushobora kuba waramusetseho cyangwa hari undi wamusetse, cyangwa yiziho iyo ntege nkeya, ntazi kwandikira ihekane, niba ari icyongereza cyangwa igifaransa wowe ukunda gukoresha ntacyo azi, bityo akavuga ati kugira ngo nirinde amakosa uriya muhungu atazandeba mu mutwe, agahitamo kujya avuga, akirinda ko wazamenya ko agira amakosa cyangwa intege nkeya mu myandikire. Indi mpamvu rero nshorejeho ni uko mu by'ukuri ashobora kuba atagukunda, nta na gahunda yo kugukunda afite. Ibyo umaze kubibona, ushaka izawe nzira. Abakobwa bo gukunda barahari, kimwe n'uko abasore bo gukunda bahari, kandi buri muntu wese afite uwo Imana yamugeneye. Niba wishimiye kino kiganiro, gusabye gukora subscribe kuri Kamukama TV Rwanda, ugasharinga kino kiganiro ku nshuti zawe, ndetse na comments na likes byanyu tuba tubikeneye kugira ngo twese dufatanye. Murakoze, Imana ibahereze umugisha cyane. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Imana ibahe